nicyo kintu gihe nshaka kuza guhindura mu Rwanda cyane cyane mu Rwanda. None se uransiga usange Maulithia nanjye ko ndi umwana wawe ndasigarana kandi ndamukunda cyane. Abantu bashobora gukinisha byinshi ibintu cyo kunywa bagira bate ariko we ndakorwa top 10 is Rwanda 2021. Nyine yarinjiye mbona ni mwiza cyane wow nyine twakundira n'umugabo bwacu and then nyuma baraguhereza pass twese turagenda tugera guhura muri Bottom ariko kubera energy yanjye personally ndabona nyine ndakubagana hanyuma Maulithia niwe muntu wa mbere wa ku ruhande ubundi uko atwibwiye icyo mbasabye ni kimwe mumbabarire mumuhita mumwereka urukundo rwinshi cyane kuko ni abashyitsi kandi twishimiye kubakira hano. Let's go. Mwiriwe, nitwa KEZA Maolithia, nanjye nari mu irushanwa rya Rwanda. Mwiriwe, nitwa Amanda, nanjye nari mu irushanwa rya Rwanda. Mwiriwe, nitwa Mutabazi, nanjye nari mu irushanwa rya Rwanda. Mwiriwe, abashyirahamwe b'Ikareba Rwanda, nkaba narabarizwaga ku kabiri ka Rwanda. Mwiriwe, nitwa KEZA Maolithia, nkaba nigizwe agatangiro ka Rwanda. Mwiriwe, nitwa Mugarikazi, ndahiro Queen, abandi nitwa nitwa Bahali Ruth, abandi yes. Thank you so much. Nkaba ndi Miss HRSR. Thanks. Barakoze cyane mu mwambaro amashyi menshi. Let's go.
Miss Rwanda is not something that I've ever wanted to go to. irushanwa rya nyampinga w'u Rwanda ni irushanwa ntigeze nifuza kuba najya muri I never used to watch Miss Rwanda, ntabwo najyaga ndeba Miss Rwanda. but my friends and my family made me get if I could say they pushed me to be able to feel confident enough to go with it. ariko issues zanjye n'umuryango wanjye ntabwo banteye imbaraga bampa n'icyizere cy'uko nagerageza. So my friends told me to go to Miss Rwanda. At first it was very hard for me. So I prayed about it and I said, if my mom says yes, then I'll go with it. kugira ngo ujye muri Miss Rwanda abashuti banjye inshuti zanjye zambwiye kujya muri Miss Rwanda hanyuma ndabisengera ndavuga ngiye kubanza njye kubwira mama nabyemera So I talked to my mom and she agreed with it, so I went ahead with it because I believe that her and God know me more than I know myself. So if they think that I'm capable, then I'm definitely capable. hanyuma ndabibwiye mama wanjye arabyemera hanyuma ndavuga ngo mama n'Imana nibo bantu banzi neza so niyangane kuvuga ko hanyuma ndabikora. So I went with it. I was very scared. I am not good at talking. And as you can see today, I'm standing here with a crown in my head. So I want to take this time to thank each and everybody that voted for me, that had a trust in me. I want to thank my family so much. Ndari hano kugira ngo nshimire buri muntu wese washyigikiye mu buryo bwo kubikora ndashimira n'umuryango wanjye. That's my mom and that's my dad. hanyuma uriya mubyeyi nkabona wambaye imyenda y'umutuku n'inyuma uwo mubyeyi wambaye Those are people who helped me, but with them I also had my wonderful cousins who helped me out. abandi bo abantu bavuga ko bamufashije cyane ariko mfite n'ababyara abantu bicaye kuri rasi iwabo. So thank you for having the trust in me, and I promise I will not let anyone down. mwarakoze kunyizera kandi turishimye cyane itari umunsi uriya mawuke mureba hariya ni incuro bwanjye umukobwa rero ugira urukundo rwinshi cyane akagira gukunda abantu cyane muri uyu munsi rero yaragaragarije abantu kugira ngo aze abane n'abantu kugira ngo abere ishimo twagize muri rusange twese. nanjye rero ndamurireho n'akanya kumushimira cyane kuko yabaye umukobwa w'intangarugero kujya muri Miss ibintu byamuvuye cyane. yaraje arambwira ati se mama ati ko bagamije banjye barimo kumbwira ubu nijye muri Miss ati wowe urayibona ati nawe ati Mauritia urashoboye kandi umunyabwenge kandi uzabitsinda ati rero umpaye permission njye nzabijyamo usigara usengera kandi nzabitsinda. kujya rero mu marushanwa mwarabibonye mwese ku mateleviziyo ibintu bitoroshye. yaragiye aribamo aragenda yiga aduhesha ishema kugeza igihe yabereye igisonga cya mbere. ati rero twisanga fiere ya Mauritia ibyo yakoze. kandi
Keza wacu mbere na mbere mbanje kubasuhuza abaje hano bose bakaba mbere na mbere mbanje kubasuhuza mwese tugashimira n'Imana kubona yaduhurije hano twese muri mu byishimo byo kwakira Keza wacu. Warakoze Imana imuhe iduhaye ishema imbere y'ababyeyi, imbere y'inshuti, imbere y'abavandimwe. Turishimye cyane, ndagukunda cyane, ndagukunda Keza, nkunda famille yewe kimwe nk'aho ndi nyogosenge. Nkaba nishimiye ibi byishimo duhaye hano, turanezerewe cyane, mbese ntabwo tuzabyibagirwa mu by'ukuri. Ni ishema uduhaye, uzarikomeze kugeza igihe Nyagasana azaguhera ubona ibindi nabyo ujyamo, ariko byiza, kandi uzatwereke n'ibindi byishimo byiza, uzatubera umwana mwiza. Turishimye cyane, nkaba mfite akantu naduteguriye nakwanditse. Iyi ni tante wawe igukunda, Imana iduha amahoro. Aka ni urwibutso rwanjye, ni urwibutso Nyagasana rwigisha. Ni
mwiza, ari smart, kandi azi kubana na buri muntu wese, azi uburyo atwara buri muntu wese bitewe n'ukuntu ameze. Ikindi kiruta byose yicisha bugufi, umukobwa wicisha bugufi kandi usenga. Ngewe ku giti cyanjye twabanye neza cyane, ari no mu bantu yo maze iminsi ntamubona mu kumva. Ikirage namudifayinga mu buryo butatu. She's beautiful, she's intelligent, kandi ari real. Icya mbere umwibukiraho Maolithia ntaramukumburira, yaraduhakingaga muri bootcamp cyane muri bus. Hari igihe twabaga twiga kuriya modeling, arahakinga cyane. She's a whole vibe, she's always positive, umwana mwiza, you can miss her around. I love you, Maolithia. Yeah, Maolithia turebanye cyane just like that. Kubera ko twabanye neza, ubusazi bwinshi. Hari nk'abadanse iyo indirimbo igiye nk'umuhita muvuga amawo mukamenya ikigiye gukora. Rero ni umuntu watubaniye neza, akatwereka urukundo, yishimiye buri wese, ahora ari positive, agatuma n'umuntu uwo ari wese amwisanzura. Rero Maolithia turagukunda, kandi muri iyo journey kumwe n'ikamba ryawe, we got your back. Kuri njyewe Maolithia ni umukobwa nkunda cyane, kandi ikamba ryari kwipe. So twabanye neza, akunda, nabonaga ari umukobwa ukunda Imana cyane, ashyira Imana imbere, kandi aha agaciro inshuti ze. Ni wa muntu niba ufite ikibazo twakubwira mukaganira. Ikindi nk'uko mugenzi wanjye yari yabivuze, she's a whole vibe. I really like her. Gute yarayibwiye, arasenga cyane, natwe aragusengera. Kandi icyo mukundira akunda kwicisha bugufi. No, nyine gutya ariko tubanye muri make, dukunda guseka, ariko turakundana cyane. Nani ndakunda cyane bampaye, ariko narabimbiye ndakorana na Maolithia n'abahaye. Ntabwo nari nanze wabona bampaye, ariko nyine Maolithia. Hanyuma Maolithia twarasenganaga buri joro tujya kuryama. Maolithia twarasenganaga mu biganiro. There's this thing I want to say. Hold my hand, hold my hand, hold my hand. Shreya, don't cry! Shreya! I chose myself, and I would choose you over and over again. Murakoze. Maolithia njyewe mumenya, tumenyana tukorera bwa mbere. Twavuganye muri pre-selection, nyine yarinjiye mbona ni mwiza cyane, wow, nyine twakundira n'umugabo bwacu. And then nyuma baraguhereza pass, twese turagenda tugera guhura muri bootcamp. Ariko kubera energy yanjye personally, ndi umuntu nyine ndakubagana. Hanyuma Maolithia niwe muntu wa mbere like she welcome yahise anyakira vuba vuba, mbona arumva vibe yanjye, arumva ibyo nshaka.
noneho nyuma nk'uko muri kuca bagahinduranya nabo barahari nyuma ducamurana ibiraro nsanga natomera ibiraro Maulithia we couldn't wait kujya kwandika kuri icyuma nyine dufite. I remember ibyo bintu ntabwo twaryamye ubwo ntabwo nishimira kubana n'umuntu ikintu Maulithia yampaye kirenze kumacinga vibe yanjye kirenze kumfasha muri proje nari mfite kunyigisha public speaking kungira inama no kunsengera no kunyigisha gusenga. Mao, warakoze mu gituma muri Imana sibyo? Thank you so much. So umunsi umwe baza kunyibagirira ahantu ntabwo nari nzi ko hari Maulithia yari n'abandi. Anyways turahura ariko ikintu cya mbere nabanje kureba kuri Maulithia ni uko welcoming ari so genuine yagukunze agukunda wholeheartedly. So muri iki gihe gitoya nyine tuziranye I appreciate you and forever learn from you, grow from you and learn so much. Twavuye twese muri pre-selection umunsi wa pre-selection niko namenye Maulithia umunsi rero twamenye ibintu byari bitunguranye cyane iyo kuyo very close, no connection. No connection between the soul and the in this connection with the echo, the voices, the bodies together, were not dressed, and I cannot say I wouldn't take back that day. Kuko urumvaje reservation bari banezereza kandi nawe rero bitumanye ariko nicyo kintu cyatumye cyabayeho ubuzima bwanjye kandi nishimiye cyane. Murakoze cyane. Nateguye ariko ngiye gufata umukunga. Okay. So from the bottom I started so nothing she could say to me, tired of a while, what a listen new mistake. People see Charles, I'm like, why you want to put me? I bring the beaters out, somebody better pray for me. Cause all I know is money, I gotta have it. This suicidal thoughts getting bad, I'm getting madder. They say the good die young, I put a pedal to the metal, hit the gas, then I'm run. Okay, I like to cameras action, cause I won't be a movie, I just put up beauty bottles, not to rivals, they ain't juice, I got bad women everywhere. This free of the streets, the rather be younger reckless, while in imperfection. Do honey, on the truth, but even Vanessa, but I don't give up. I'm just doing what I want, see I'm young and I got money, now they are just like a run. icyo mvuga ndabona hari abantu badafite icyo kunywa ndashaka kumenya abari muri protocol abantu n'abahora iki buri muntu wese mumuhe icyangwa noneho mbone kuvuga kuko abantu kuza baje abari muri serivisi buri muntu wese uri hano mumuhe icyangwa n'umwana wacu umuhererezi akaba ari umwana wa 10.
niwe bucura akaba yaravutse ari umwana ugira urukundo nk'uko abandi bose babivuze kandi ugasanga afite ibitekerezo bye prinsipe ze agenderaho muri famiye bose baramukunda umwana wubaha kandi wumvira nibuka ko yagiye mu mashuri ye yari akiri umwana muto cyane wari ufite imyaka 7 ariko niba mudasemba abantu ndabyihorera ntacyo bimaze ndifuza ko abantu bari aha babona icyo kunywa nyabo protokole Claude mumbwire Claude abijemo buri muntu uri hano abone icyago uko yigeze kwaza ngo harya ngo mama asata ni insobe arirabura harya mama asata nyina rero uwo munsi yambwiye ko birangiye ko yigendeye ndabona none se uransiga usange Mauritius nanjye ko ndi umwana wawe ndasigarana kandi abantu nkunda uriya mubyeyi ndamukunda cyane abantu bashobora gukinisha byinshi babima icyo kunywa bagira bate ariko we ndakorwa imbaraga zanjye zose zishyiriwe mwambaza impamvu niziye yabyariye abana beza yaranyubashye kandi dusazanye amahoro muri ingeso nyinshi za Mauritius ni za mama we n'umunsi bagiye inama wo kugira ngo ajye muri rugendo rwe rwo kuba Miss njyewe nuko natinye ko ari benshi bari mu kubita ariko ninabyanze ibaza Mauritius tazamenya kuvuga Ikinyarwanda wagiye afite imyaka 7 buriya ntagiye kuzavuga ngo ise Mauritius ni iki ariko baranganza ndemera sigara nsenga igihe binanira bagahamagara akaza mu 16 umutima wahagaze nyina kuko ari intwari ahaguza akamura ariko kujya kwizera kwihe babaye 16 muri 16 basigaye bane atihangane kuko baramagaye ngo Mauritius ngahaguruka ibyo navugaga rero byari bitoroshye ariko ndashaka ndashima abantu bose baduteye inkunga kuko haje muri mukino ntari nzi kuri buze batugomba gutanga amafaranga kandi dufite umuntu turi gupiganwa udufaranga twose narakoreshayo amagara famille yishyiramo umukobwa aradusekura tu baracungaga twayashyiramo agakuba kabiri tugera igihe tubura icyo dukora neza ariko mukuri urugendo ntabwo rwari rworoshye mu gusubiza n'imyitwarire twagize amahirwe yitwara neza yegukana ikamba ry'igisonga cya mbere turavuga ngo Imana yabicyubahiro twashatse kumutumira mbere
dusanga bitoroshye ariko dufite n'indi mihigo twari twarahize ko tuzayihugura ntabwo turayihugura ariko ubwo yaje umuhigo twagize tuzawihugurira Imana. Rero nubwo twanezerewe ariko n'ishema ryaruye umwana n'uwanyu icyabitugaragarije nuko twashatse mu gusura batandushoboka tumuramutse batereka da dusanga umwana atagira iwacu ari umwana wa Rwanda. None rero bavandimwe umwana n'uwanyu ibikorwa byose azakora azaba abikorera aho yaturutse aho avuka kandi iryo shema ni iryanyu ntabwo ari iryacu twenyine. Murakoze Imana. arakoze cyane umubyeyi mumwongera amashyi menshi avuze neza. Kwihangira imirimo ni abantu bakuru. Iyo uvuye mu mashuri uba utekereza ko njyewe reka mujye ko nkunda ibintu bya dekoro, ntabwo nshobora gutekereza ko nakwifungurira kabine yanjye ya dekoro. Oya mvuga reka njye gukorera papa wanjye, reka njye gukorera tonto wanjye. So nicyo kintu ngiye nshaka kuza guhindura mu Rwanda cyane cyane mu Rubavu.
Muraho. Hari ibirori by'uyu munsi binini biteye igisigo cy'impakanizi. Umugabo witwa Nyakayonga Kamusare aho yavuga ngo kwibyara bitera ababyeyi ineza. Aha rero iyi neza ntawabura kuza kwishimira. Reka nshimire umuryango wadutumiye. Papa Mauricia turagushimiye. Tugushimiye ufite umuryango mwiza, wabyaye umukobwa mwiza, none akaba yashishije mu karere ka Rwanda. Mauricia twebwe twaramushimiye ushize, twamutumiye kuza kwifatanya natwe, aho twari twatumiye abanyarwanda baba muri Kigali, araza n'umutima mwiza aritabira gahunda. Reka nawe tumushimire. Dushimire na bagenzi be bamubaye hafi. Ari kubwira Papa Mauricia niko kumwita Joseph, mubwira nti urabona uburyo abana bakunze cyane, urabona uburyo ari inshuti. Ibi ngibi tubona ubu ngubu, izi emosiyo nari kumubaza, ariko izi emosiyo twebwe tuba tuzifite natwe ba kera, ariko mwabibonye ko byari bishimishije. Abana barangaha mwabonye amashyi babakuze, murakaza neza muri Rubavu igira isambaza, Rubavu igira ikivu, kandi baranababwire ko ikivu cyabyawe nande Nyirasibura. Mu mateka bakubwira, ayo mateka mujye muyabwira abana. Nyirasibura ibindi mujye mubasobanurira. Rubavu ifite imisozi myiza, Rubavu yera, Rubavu ifite abaturage beza, Rubavu bakunda, sibyo? Ikindi nanone washima nuko gahunda ya Mauricia ijyanye na gahunda ya SP1, na gahunda y'imyaka 7 yo guhangira imirimo miliyoni 1,500,000 mu myaka 7. Niyo yahanga imirimo 10-20 abayibasi igihugu babafashije nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugera ku ntego. Niyo mpamvu iyo kivuze kuriya twebwe tugira amakuru, kandi tugomba kumuherekeza tukajyana mu rwego. Akarere ka Rubavu kari mu turere dufite abaturage benshi, nyuma ya Nyagatare na Kakame. Muri icyo gihe cy'ako karere dufite abaturage 208. Mu gihe utundi turere dufite 400-500. Bishatse kuvuga ko harimo urubyiruko rwinshi rudatera akazi. Niyo dufatanye dushyira ibitekerezo hamwe, hanyuma ubundi uduherekeze tujyane mu invitation mwaduhaye. Ibyo mwatego byose ni byiza. Ibirori mwatweretse, uzi kubyina, uzigisha neza, kugira ngo ukore kubyina. Madamu Joseph wakwishimiye uburyo mubyina naho abandi nyine aho abasimu kabisa. Reka nshimire executive babanye ndetse namwe mwese muzagaruke, kandi tuzongere tugaruke kuhatanga, sibyo? Murakoze rero. Rubavu ni byiza gusa. Impamvu ubona ari byiza gusa, rugereye iyi ngiyi dufite amateka.
Yosefu ariyobwe urugero iyi ngiyi ni umutima wa bugoyi kubera iki iyi nzu iri hano ikoreramo akagari byari ibiro bya Kamuzinzi intara ya Kamuremo sibyo baje gusimburwa nande abishekaye uko bimeze Rubavu ifite amateka umusozi wa Nene murabizi niho ababiligi bakubitiwe hafi ya 20 arihera kuri Nene sibyo byonyine no kuba umusizi ukomeye arahise Kagame yarahisemo kuza kubantu ibi byose ni amateka bakomeye tugira ngo bisangize bana badukurira ibindi bifasha gukora neza ibihe byiza ubundi turirimbo dutera ibisonga mu bintu by'Ikinyarwanda dukomeze kubagereka murakoze cyane barakoze cyane abayobozi bacu mubongera amashyi menshi hanyuma gacucu nakomeza kucyongereza. So firstly I want to greet our beautiful wonderful little sister. We're so proud of you. Mumkomera amashi one more time please. Now yes, one of the most beautiful things I heard said about you tonight from your sisters and your friends who are accompanying you on stage is that you're a woman that prays. That really brought a lot of pleasure to us, gave us a lot of joy, and we thank you for that. And we tell you to keep going. Komeza gusenga no gushimira Imana always. Thank you. Give her a round of applause for that. Guts, a lot of courage to be able to stand up in front of igihugu cyose and present yourself and speak to people. So we're very proud of you. We pray that you will continue to be ambitious, to be intelligent and strong. Just so buhainga. Secondly, I also want to thank all the ladies who are on stage. Congratulations for the job well done. It is not easy. It's not anybody who can do what you guys did. And I hope that this encourages you to keep pushing and to keep aspiring for more and to keep reaching for more and setting your goals and reaching them. Namwe bahaina. Thirdly, nashaka kushima papa na mama. Ndasema mu Kiswahili baduhaye ibirori byiza cyane. Kwaju tuko hapa sie wote kwaju mlituinvite tukiye kucelebrate dada yetu na aba badada yake wote. Vraiment mulitupatiaka dada wa mzuri sana kugira imico myiza cyane na byote bitoka kunyie na karere mwamuhaye. So murakoze cyane. I would also like to opportunity to really give all of our young women strength and courage to keep leading the country and to keep doing beautiful things for us. So thank you for honoring us. And Amashi, please, and Nisha Sema Mingi Mina Malizia hapa. Thank you, Papa na Mama. Now enjoy the party and thank you so much. Yes, sir. Arakoze cyane. Arundi wifuza umwanya wo kugira icyo avuga? Okay. Yes, sir. Everybody else, I can actually go to Vanessa, Price.
Elvis, Jonathan, Elvis, Jonathan. We ntabwo yari abizi uko byagendaga ariko twebwe Umwaka ariwe tugatinda ubizwe. And then after that she did not disappoint. You actually made us proud. We were super proud. And no, it's a great twicaye KEZA Mao. Everybody knows that about that. She's the last born in Murugo. So Maolithia kujya muri Miss twese twari turi aho ngaho akaza akabibwira buri wese akamubwira ati ngiye kujya muri Miss Rwanda. Bamwe tugaseka tukavuga ariko turakubwira we're supporting her. So when she got there, they looked at the wrong. Yakweretse ko ashobora gukora ibyo twebwe tudatekereza. Igihe cyose mama yajyaga imbere kuri stage tumutegereze twumve icyo agomba kuvuga. So Maolithia, we love you so much. You made us proud. We were for you. As a family, you know, we were as well. Yeah? Yeah, nk'uko papa yabivuze Maolithia ajya in Uganda yari kumwe na Joel rero yantumye kubera Jojo yajyaga kungura ku ishuri bakavuga ati this is my baby umwana wanjye abantu bose yinjiraga ku ishuri bakavuga ati mama wawe yaje. So Joel yambwiye ngo mubwire ngo she actually loved you so very much. She's proud of you. She prayed about it. Right? No, but Justine, movie ukurikira Joel, she actually overview yagusabye ko wari urimo aba I love you so much. You deserve the crown. You're the best. Merci. Bienvenue à Vanessa. Mardi grand salon Maolithia. Je suis encore de ça. Elle était complètement repaille. Você é Miss. Onde eu sei a vida comme ta grande sœur, j'ai une chose à te donner, mais à la maison, pas ici. Que tout pour moi. Que je te bénisse et on t'aime. Félicitations. Niwe twabarira kuvuga mu Kinyarwanda biratugora kuko benshi tuba Congo abandi bakuriye muri Amerika so muratwihangana ariko turagerageza ndibuka Jiro yari muri Kinshasa abandi bari Kenya abandi bari Goma abandi bari Kigali twese twahuje dushyira imbaraga hamwe kugira ngo tubashe kureba ko amanota yabo nk'uko muzehe yabivuze twaratora twaratekereza ko twageze hejuru tukabona ibisonga byahise biteraho 5,000 points tukabona international ibintu tugomba gutera ariko we are happy that ni wowe watsinze and we are proud of you. Nanjye rero on my part ndagira mu mirima igihe cyose uzaba uri ready twese twari turi inyuma yawe tuzi ko uri gutsinda dusengera kandi uri mwiza cyane wowe mwiza kuruta byinshi dufite byinshi
twereke ko tubishimiye ariko njyewe n'umuryango wanjye n'ababyeyi